Ah, nje rero impamvu ndi mu Rwanda, bosi wanje Prophet Joshua akimara kugira ibibazo yahuye nabyo bamushinja yuko harimo n'abantu kugenda bavuga ko buriya ngo Prophet Joshua we n'umuryango we ngo harimo abantu ngo bari babanye nabi ngirirwa batoteza, hakaba n'abantu bari kuvuga ngo buriya ngo afite inzu ngo yabagamo yakodesha ngo yambuye muri Kibagabaga. None biriya bintu numvishe byo kuvuga ngo wenda ngo yakubitaga umugore kandi urumva we wari uhari wakaba yubizi neza, ese nibyo cyangwa ni inkuru z'ibihwa ziri kuri imihanda? rero message nahereza ibihwerahwere biri kuvuga bosi wanje nabi. Nibyo bintu rero byabaye kuri bosi wanje Prophet Joshua. Ariko se koko usibye kubeshya ntago Prophet ari mu Rwanda? Oya, ndaga ari mu Rwanda. Bosi yibereye hanze. Prophet Joshua ni umukongomani. Rero mu muco gwabo gw'abakongomani ni ukuvuga ngo iyo yabaga yakwishimiye nda kindi yakoraga. Buriya mu muco gw'iwabo nda muntu wemerewe kuza kuri stage yizihiwe adafite amafaranga gari muri miliyoni nibura nga 15. Biriya byose abikora ari yuko yishimye. Yes, reka nanye gusuza cyane kandi nonye guhereza ikaze wo kura kurikirana Big Town TV ngeri Professor Cyucyo nk'ibisanzwe. Kuri kamera hariho Mike, nkuko muri kwibona uyu munsi wa none nifuje kubasangiza iyi nkuru idasanzwe y'umwe nk'umusore bikubona imbere ya kamera cyangwa se kuri televiziyo zanyu. Ninde muraza kumumenya, n'umwe mu basore cyangwa se n'umukozi wo mu rugo wo kwa Prophet Joshua. Nifuje ko twaganira cyangwa se ku nkuru zikugira zitrendinga kuri imihanda kugira ngo agire byinshi ashobora kuba yadusangiza ku nkuru zikugira zivugwa. Mwarabyumvishe, Prophet Joshua n'umwe mu bakire ba mbere bari kugenda batanga amafaranga hanga hanze, by'umwihariko abantu benshi cyane bari kugenda banamwibazaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, bamwe batari kubyumva kimwe abandi batari kubivugaho rumwe. Ariko ngiye nifuje kwegera gushakisha ndemera ndaguruka ndacukumbura ngera ku mukozi waho wo mu rugo kugira ngo menye byinshi bigiye bitandukanye biri kugenda bivugwa ko nakita boss we cyangwa se benshi bamenye nka Prophet Joshua ugenda utanga byinshi bigiye bitandukanye hirya no hino. Umusatu guhaye ikaze. Murakoze cyane. Umeze neza? Ndaho ndakomeye cyane ndarebe kabisa ngomeye bwuma. Yego, ninde muntu tugiye kubana mu kiganiro, amazina yawe? Amazina ganje banyita Kidasamura. Ariko ago nise n'ababyeyi nitwa Tuyihaye Impundu Evariste. Evariste. Yes. Umukatejiste. Iwacu ni ku Gisenyi i Rubavu, mutoto wa Gisenyi. Mutoto wa Gisenyi. Ewana nakunze uburyo wambaye cyane. Wambaye bidasanzwe, wambaye umwambaro utabaho. Nibwo bwa mbere ngiye kugana n'umuntu wambaye mu buryo budasanzwe, ufite n'ururimi rudasanzwe cyane. Yego, uyu munsi wa none rero uratwihangana n'ubundi tugusanze uri mu kazi, ariko ndavuga ati n'ubundi reka tugufatiranye tuze dukore ikiganiro nk'iminota 20 mpite nikomereza. Kuko abantu benshi cyane bafite impungenge n'amatsiko yo kumenya uwitwaga boss wawe uyu munsi wa none wagerageje guspendinga amafaranga atari make ku bantu benshi bagiye batandukanye. Ariko uyu munsi wa none kubera iki wowe ukiri mu Rwanda? Nje rero impamvu ndi mu Rwanda, bosi wanje Prophet Joshua akimara kugira ibibazo yahuye nabyo bamushinja yuko amafaranga yari afite aragiwe, mbese n'abandi ba bosi bamugiriyeyo. Urumva nawe ubaye ufite amafaranga ukayakoresha mu buryo bwawe, ariko abanyarwanda batishimiye bashobora kukugira y'abandi ba bosi bakaba banagufunga. Nibyo bintu rero byabaye kuri bosi wanje Prophet Joshua. Ariko se koko usibye kubeshya ntago Prophet ari mu Rwanda? Oya, ndaga ari mu Rwanda. Bosi yibereye hanze. Umuryango we? Ari hanze n'umuryango wiwe. Barajyanye cyane. None se nyine ikibazo cy'amatsiko manje kugira, ndibajije inzu mwabagamo wayisigayemo cyangwa nayo warimutse ntabwo hari? Oya, no kuvuga ngo bosi aje hanze yarambwiye ati ibi bintu bisigaremo ubicunge
uzabirinde mbigusizemo. Ni guco kundu byagenze, boss abagiye hanze, nda bindi birenze. Uyu munsi wa none boss wawe nyuma yuko avuye mu Rwanda bari kugenda bavuga ko ari umwe mu bantu bari guspendinga amafaranga menshi cyane ku bantu, ahubwo dutangira kwibaza ngo nkuko baciye umugani mu Kinyarwanda bavuga ngo utera uburezi arabwibanza. Ese nk'umukozi we wo mu rugo ni iki kintu yagusigiye ushobora kuvuga ati nanjye nyine nahuye na boss wa nyawe, uyu munsi wa none ukaba uri kumushimira icyo kintu yabera gukorera? Boss wanje rero yangoreye ibintu byinshi cyane, ndago nabasha kubirondora hano ngo mbashe kuba nabivamo byose. Ariko ikintu mushimira cyane cyane mbere ya byose, yambereye boss mwiza, ndari bigiwagiraga umutima mwiza cyane, ndetse boss wanje Prophete Joshua yanguriye n'ikibanza. Ubu ngubu ikibanza ndi guteganya kucubaka, kandi muri uko kucubaka kose Prophete Joshua niwe wambaye n'amafaranga. Ubu ngubu ari kumfasha kugira ngo ico kibanza mbashe kucubaka ahantu heza cyane. Ngo nukuvuga ngo rero amafaranga izi nguru zose bari kugenda bamuvugaho ku mbuga ngoranyambaga, hari bamwe bari kuzana ubugambo bwabo ngo amafaranga arimo aragasesagura, ngo arimo arongera kugakoresha mu buryo butari bwo. Ibyo ni uburenganzira bwiwe, amafaranga aragafite, kuko ari kugenda afasha abantu akeshi na keshi. Abantu banavuga ko ibyo bintu ngo yanabitangiye kera. Urega ibyo gufasha ngo yabitangiye kera. Ibyo bintu yabitangiye kera gose ndarebe. Ni nk'abande uzi nkawe cyangwa se mujya mwicaragaho mu rugo mukaganiraho uzi bavuze ko bafashijwe na Prophete Joshua? Harimo abantu benshi, ariko ndago ndabasha kubarondora wenda nibura ngo ngabye, ariko kera cyangwa ubu ngubu. Oya abo reka tufatire ku rugero rwo rwose. Reka nze ngubwire, ubundi boss wanje Prophete Joshua ibintu yakoraga mbere byari byiza cyane, ni ibyo umunyarwanda wese yabasha kwishimira. Uri kumva? Uribuka ategura ikirori hara Kimisagara. Yego. Ico gikorwa yagiteguye ari ico gutanga mituweli do sante. Ico gikorwa yaragiteguye atumira n'abanyamakuru benshi cyane, kugira ngo abashe kuba yakora ico gikorwa. Ni igikorwa buri muntu wese yakwishimira ng'umunyarwanda. Ni muri ubwo buryo. Hari abantu benshi bavuga ko bira bintu ngari ukwibonekeza. Kwibonekeza se? Oya, ndaga ari ukwibonekeza. Buriya nawe umwanya ufite, amafaranga ufite, basha kugakoresha mu kintu ciza cyabasha gutuma umuntu wese avuga ngo uri mwiza. Nguko njewe yamvashije akamba akazi, akambera boss mwiza, akarenza akanambereza n'amafaranga, ngabasha kuba nagura ikibanza akamfasha ngaba ngiye no kucubaka. Gurumva ibyo ni ibintu byiza ngomba kugenda muvuga. Nta mpamvu yatuma ndamuvuga kuko yangoreye ikintu ciza. Kuko umuntu wakugiriye neza nta mpamvu yatuma utamuvuga. Iyo wumvishe bavuga ngo wenda Prophete Joshua ngo ibintu bavuga byose ngo ni scam, ngo amafaranga ntaga yatanga, ngo ntagenda, kandi hari inkuru zivuga ko abitwa ba Titi Brown ngo yabakubise ibice. Ase nibyo? Oya, izo ni inguru z'abantu bagenda bavuga ngo ndaga amafaranga arimo kugatanga. Amafaranga arimo aragatanga, noneho n'ikimenyimenyi. Je mfite amakuru neza kago mafaranga arimo kugatanga boss wanje. Uri kumva? Hari umuntu numvisha arimo kumuhinyuza ngo biriya ngo baraje ngo babone ngago mafaranga ngo gari gutanga, ngo ndabwo arimo kugatanga mbese muri makeyi. Izo nguru ni ibihuha. Boss afite amafaranga menshi cyane arimo aragatanga. Ni bane bantu uzi baba barahawe amafaranga na Prophete? Na Prophete boss wawe?
icambere uwa mbere mu bamaze kumenya harimo General Benda na Nduza na Rubanda. Abo nibo bantu ntago ngunda kubikurikirana cyane, ariko abo banda maze kugabahereza kandi mfite gihamya. Amakuru okay, hari cyo nifuza kumenya. Urumva hari abantu benshi bagiye bahabwa amafaranga nawe, urumva ngiye ndagira ngo ubona duhnyira abantu kuvuga ngo nyine ari amafaranga, ngo nta nubwo Prophet ngo ari amafaranga ngayatunze, nibyo bari kuvuga ngo bura ngo bira bintu ngo bari scam, ngo bari ukubeshya. Ntawe nk'umuntu wicukumbura wigereyeyo, ubu ni kwa Prophet Joshua, ni hantu ki mwari mubanyute? Rero boss wanje ni umuntu mbese nababwira ufite amafaranga menshi cyane, kandi ago mafaranga agakoresha arimo afasha abantu. Icambere muribuka igihe Tayiga B ari we The Ben, muribuka konseri yakoreye ku itariki ya mbere z'ukwa mbere hariya muri BK Arena. Yamumenyeho amafaranga atagira uko gangana, yari yazanye igikapu cyuzuye amafaranga. Ndetse arangije aravuga ati ico gihe yasabye umwanya, kuko yari yavuze ati muhungu wanje twagiye ngo usohokane tuje muri BK Arena, kuko ico gihe twari turi kumwe. Arangije asaba umwanya wo kuja imbere ya Tayiga. Yafashe amafaranga, yari afite igikapu cyuzuye amafaranga kinini cyane, ni njewe nakimutwajije. None ico gikapu arangije yamumenyeho ikintu cyitwa amafaranga, agamumenaho, ndetse n'umwanya guba mukeya. Ico gihe yamumenyeho miliyoni zigeze muri 4 kuzamura, miliyoni zigeze muri 4 zirenzeho. Ago mafaranga ndetse umwanya guba mutoya, barangije bamwirukanye kuri stage, baramubwira ati umwanya ni mutoya, rekeraho. Amafaranga atararangiza kugatanga. Ayaje gusigara se byagenze bite? Agaje gusigara ayo yari yapanze yo gutanga. Ago yari yapanze gutanga ndaga arigo yatanze, kuko ico gikapu cyose yari kugitanga cyuzuye amafaranga. Ubwi icyakurikiyeho rero ago mafaranga gasigaye mu gikapu nda kindi cyakurikiyeho, yarambwiye ati mungu wanje twagiye fata igikapu twigendera. Kirori kirangiye tuba turatashe, naho byagarukiye. Noneho tukiraho ngaho muri ico kirori, nibwo hagezeho pare wa The Ben yabonye amafaranga Prophet Joshua arimo amena kuri The Ben. Prophet Joshua abagize ijinyori, abona Prophet cyangwa pare wa The Ben abagize ijinyori. Aravuga hajya ni Jimmy Muyumbo. Agira uburakari bwinshi cyane, aravuga ati ninje mukire ubarenze bose, none Prophet Joshua kuki yamumenaho amafaranga menshi cyane angana guca. Jimmy Muyumba araseka cyane, abonye Prophet Joshua arimo akora ico gikogwa, yumva biramubabaje byadanje, biramubabaza. Arangije aterura ijambo aravuga ngo ibi ngibi ndago byagakwiriye, ibi ngibi ndago byakagombye kuba muri ubu buryo, ndago umukire ufite amafaranga ndago yitwara muri ubu buryo. Ibyo byarabaye. Okay, none se ngiye ikintu ushaka kubaza wenda ku giti cyawe. Nyirizina ngenda ngira ngo dusangize amakuru. Harimo n'abantu kugenda bavuga ko buriya ngo Prophet Joshua we n'umuryango we ngo harimo abantu ngo bari babanye nabi, ndirirwa batoteza. Hakaba n'abantu bari kuvuga ngo buriya ngo afite inzu ngo yabagamo yakodesha ngo yambuye muri Kibagabaga. Oya, ibyo ngibyo ni ukubesha. Ndago waba ufite amafaranga gangana guco ngo nurangiza uje gukodesha. Ndetse hari umuntu
hari umushoferi wigeze njyewe unyihamagarira arangije arambwira ati se ko natwaraga bosi wawe nyine yari sikamu bashaka gukora bashaka kumujya amafaranga cyangwa se kumuharabika kuko ibikorwa yakoraga turabizi byari byiza yaherezaga abandi amafaranga kandi akabahereza amafaranga mu buryo bwiza uri kumva ndetse no kumufunga nta kindi kintu cyakurikiyeho buretse babakire bamugereyeyo uri kumva babona ari kubajyana hiti bari kumuvuga cyane kuko amafaranga yaragatangaga noneho ababakire baba bamugereyeyo baba bagize ute baba baramufunze muri ubwo buryo nyine ni ukumugererayo nyine byahabaye baramugambaniye baramufunga ariko kubw'Imana yabikoze Prophet Joshua bosi wanje baba baramufunguye bamufunguye rero aravuga ati rero babakire bazanandogesha ngagwe naha mu Rwanda reka ngirute ndemere utema ikirere afata umuryango wiwe wose abaragujanye hehe Uganda Kampala Serata kumbe uri Uganda niho yibereye niho yiberaga Prophet ari kwibera Uganda cyane gose uzikubira twe ngena najyaga mbyumva ngo yibereza nko mu Bubiligi mu Buholandi Amerika Canada kumbi ari muri Uganda muri Uganda niho yibereye none se uteganya kuzajyayo kumusanga mu kazi oya kubera ko njewe ndimo njunga imitungo ziwe niyo mbamvu nakubwiye abantu bavuga ngo Prophet Joshua yarakodesheje ndago yarakodesheje na nubu njewe inzu yiwe imitungo ziwe ziri naha mu Rwanda ni njewe bashaga kuzikurikirana cyane gose none bira bintu numvishe byo kuvuga ngo wenda ngo yakubitaga umugore abana kandi urumva we wari uhari wakaba yubizi neza ese nibyo cyangwa ni inkuru zibiwa ziri kuri imihanda rero buriya abantu bavugaga inguru kwishi hari uburyo bavuga umuntu bashaka kumuharabika dore ngabo bandu baba bavuga ngizo nguru bashobora kuba baragize guca ari ngababakire nyine bagira ifuhe babonye uburyo bosi wanje arimo gutanga amafaranga baravuga ati rero uyu mushenzi ashaka kugira ute kutujyana inamba kandi turabakire uri kumva barangiza abo bandu wasanga arabo bakodesheje kugira ngo baharabike bosi wanje uri kumva bosi wanje yari afite amafaranga inzu yabagamo yarari yiwe yarayiguriye na nubu ndetse n'imitungo ziwe nta ninje unazibagamo n'ikimenyimenyi niho zisigayemo cyane none se ko ari kuvuga ko abantu bose bari kugerageza kumuvugaho ahita abahereza ibiceri uyu munsi none nk'umukozi we umuvuzeho ese twitege ko nawe amafaranga biza kuyaguha oya nubundi nje bosi wanje ago mafaranga ahora agambereza kuko ibyonjya ibiryo bindunze mu rugo rwiwe niwe ubasha kubimbahira anyohererezaga n'amafaranga akavuga ati muhungu wanje basha kwishima muri ago mafaranga uri kumva amafaranga ngagajyohamo ubu nubwo nje buriye nje namugejejeho n'igitekerezo canje muri sinema nyarwanda ubu nifatiyemo naje abantu munyitege ubu guca bosi wanje Prophet Joshua ari gushaka kumba amafaranga kugira ngo njore muri sinema nyarwanda ubu ngubu njewe ngiye kuza muri comedy muri make yanze kugusiga mu Rwanda imboko boko nta kintu ufite cyo gukora ahubwo twifatira buno buceri ugire gucyo byo kubushora mu bintu impano yo gukina comedy rusanga uyifite buriya njewe rero impano yo gukina comedy n'ibintu byanje kuva na kera kose mu kigo ku ishuri twaragiraga guce bakavuga ati abana bafite impano nimugende hariya imbere noneho nje ngaje imbere y'abanyeshuri narangiza ngagira ute ngabakinira utundu tubasetsa ibyo bintu narabikoraga cyane ni byiza cyane tunamushimiye nyine kugenda gusapotinga kugira ngo nawe udasigara gutyo gusimba kwaboko nimba kuzanye muri sinema kugira ngo
ushoremo ibiceri yaguteguriye nizeye ko bizaguhira. Uyu munsi none waje nk'umukomediye kuko nanjye ndabona ngusande no kuri seti ndavuze ngo reka nze nkuvugisheho nkuko nene bigusabye mbere kumbwira ko uzagufita akazi nanze kugira ngo nicare gutyo gusa ndavuga ati reka mve kuza mpagere numve ko wambwiraho nk'abiri kugira ngo ibintu bishobora kugenda neza. Uyu munsi none ndagira ngo byibura ushyireho umucyo ku bantu bari kugenda bavuga ko nyine Prophet Joshua ari amafaranga ari gukoresha ari amafaranga afite indi mico mibi iyarimo cyangwa se yateganyijweho by'umwihariko yuko hamaze kugaragara ko nyine ngo yagiye afasha abantu benshi na mbere hose iki gikorwa cyo gutanga amafaranga atari bwo cyari gitangiye. Avuzwe ko numvishe wowe karewozo nambwira ngo abitwa Brian ngo nabo ngo yagendaga bamena amafaranga mu tubari bakoreragamo abo baga bahostinze bahereke se mu amafaranga yego ngabajyanye ba Titi Brown ngo bakwisa amafaranga bakimara gufungurwa. Numvisha abana benshi ngo byarabaye gose ngo bira bintu ngo byose ngo n'umuco we. Nukuvuga ngo rero boss wanje bura twaricaye turaganira, Prophet Joshua twaricaye turaganira, ambwira kavukire yiwe ahandu yavukiye peke yake n'ahandu yize buriya nasanze bujya yarize no mu gace kiwacu. Oh yes. Cyane gose hari ku Nyundo. Ico kigo kuba yaracizeho ni nje wamubanjirije. Naramubanjirije ikigo cyo bitaga ku Nyundo, Groupe Scolaire Nyundo. Yamanjije yacigaho rero ndangije nibwo twaje guhura nyuma kwa kundi kuza muri Kigali umuntu ari kwishakishiriza ubuzima. Nukuvuga ngo rero Prophet Joshua ni umukongomani ndagara umunyarwanda. Rero mu muco gwabo gw'abakongomani nukuvuga ngo iyo yabaga yakwishimiye ndakindi yakoraga bura mu muco gw'iwabo nda muntu wemerewe kuza kuri stage yizihiwe adafite amafaranga gari muri miliyoni nibura nga 15 mu muco gw'iwabo gw'abakongomani. Buriya mu muco gw'abakongomani nukuza kuri stage ari yuko ufite miliyoni 15 nubwo gaba garenze 15 kuzamura. Ubwo nukuvuga ngo rero biriya byose abikora ari yuko yishimye. Iyo yishimye rwose amafaranga aragaguhereza. Nanje hari igihe nabaga nagize guca ngamwogereza imodoka neza ngabasha kuba nayatsa akavuga ati muhungu wanje noneho ngiye kugukubita gatipu ka danje ku buryo karaza kugushimisha. Ubu nukuvuga ngo mushiki wanje nasize mu cyaro ndahandu yari afiteho kuba ariko kubera Imana yambuje na Prophet Joshua boss wanje ubu ngo mushiki wanje namwubakiye inzu nziza ya kadasiteri wacu. Message wagenera rero abantu bari kumuvuga mu buryo butarimo dusoza ikiganiro. Rero message nahereza ibihwerahwere biri kuvuga boss wanje nabi. Mani mwarekeye igihe mwamuzongeye mukamufata nabi mukamubwira nabi mukamuharabika mukamuvugaho ibintu bibi na nubu ngubu ndago mwari mwanyugwa nabyo. Mwarekeye boss wanje kwere. Boss wanje n'umuntu mwiza. Nawe nimba ubishaka ahubwo ababakire wasanga ari bo bari kuguririra bari yabanda kugira ngo babashe kuba bamuharabika bamugezeho ibintu bibi. Uri kumva ariko ibyo bintu uko mwabikora ko ariko kose ndago boss wanje mwabasha kumushira hasi. Ntabwo yabasha kureka gutanga ibiceri. Cyane gose. Boss wanje indego yiyemeje. Arayikomeza abantu mushaka kumushira hasi ni mushake murambike baro hasi. Boss wanje afite amafaranga kandi agomba kugatanga ku bantu yagenye. Miliyoni yageneye guhereza abantu namara kuzirangiza imbese gihashaki iki gikorwa se noneho nihagire undi muntu bambwira bandike muri comment bambwire nimba hari undi muntu wigeze ubikora nga boss wanje Prophet Joshua. Nda muntu wigeze ubikora ndawe. Arega niyo mbamvu bamutega igihe bamutega imisi kugira ngo buriya nduri kureba agarutse mu Rwanda bari abakire bose bahita bamurogesha. Ndabizi. Niyo mpamvu yatinye.
Kidasamura rero dusoza ikiganiro urumva nk'umuntu Prophete cyangwa se boss yagushoreye n'ibiceri byo kugira ngo ukore content ugiye kujyohereza abanyarwanda by'umwihariko nawe nyirizina gerageza ubabwire platform zawe bashobora kuba bagusangaho kugira ngo bagukurikirane bagufollowinge maze ibintu bigende neza. Ese wamaze gufungura YouTube channel? YouTube channel rero namaze kuyifungura. Ni YouTube yitwa Kidasamura TV Show. Kidasamura TV Show. Bagiye bakanda subscribe. Kuri TikTok ni Kidasamura TV Show. Ubwo nukuvuga ngo rero ubu iyo ushaka kugira ngo winjire muri sinema nyarwanda hari ahandi hantu nahera. Bura nahereye kuri channel yitwa Viyayu 250. Viyayu 250. Aho niho hantu natangiriye imbano yanje ya mbere yo gukina filime. Ugereyo unyarukireho ukande subscribe, share na comment. Rwose hariho filime nziza yitwa Indimba y'Amarira. Indimba y'Amarira. Yes, Indimba y'Amarira ni filime urareba izina ry'Imana mbarahirira. Yira filime nuramukugezeho ukayireba iragutera niba ukunda kugera imosiyo. Sha irababaye none igihungu cyo bitagabiyayo. Ibintu bari kugikorera. Sha izina ry'Imana iyo filime ubashe kuba wayikurikirana, ubashe kuba watanga igitekerezo cyawe muri comment, ibyifuzo byawe n'ibintu twahinduramo byose tubashe kuba twabikurikirana. Murakoze cyane. Urakoze cyane Kidasamura, reka tumushimire cyane. Ngiye na Professeur Chuchu kuri micro ndetse kuri kamera hariho mic nk'ibisanzwe. Reka tumushimire cyane umukozi wo kwa Prophete Joshua ndetse yumve ko natwe twamuvuzeho. Prophete ibyo byo kugenda by'amafaranga wenyine ibyo bantu na po mukozi we yakuvuzeho. Oya rega ndaza no kubabwira namwe agabaheho. Mugo kara content creator namufisha batangiye kugenda bivumbura ngo bagerageje kugenda bamukoraho ibiganiro barangiza ntabakubita ibiceri. Agerageza ashaka amafaranga hereze barabana bamuvuzeho barabuje abafollowers nako navuze ko abantu bari bo bose yemeye ko kwita ku biceri. Yabone cyangwa uze kumpanimira Prophete giye muhamagare cyangwa na oya ahubwo nukuvuga ngo njewe ikintu ndakora kubera ko ndago yakwanga kunyitaba. Na nubu ngubu muhamagaye muri iki kiganiro nubwo turi kugisoza yabasha kunyitaba. Tukabasha kuba twaganira. Nukuvuga ngo rero ndaza kubahuza nawe abashe kuba yabafasha nimba hari abo bandi bakoze ibiganiro. Hari igihe habaho ikibazo akaba atarabibona. Nico kibazo cyahabaye. Nanabone konte y'ubiri prive y'umwarike message imwe ibitabigenda. Cyane gose. Bitabikunda. Uraza kumpa nimero ya WhatsApp tumwandikire tumwibutse ko hari abantu hirya babuze uburyo ki bagomba kumukonfirma kugira ngo ibintu bishobo kugenda neza. Maze abantu batabonye ko ibyo biceri nabo babirgiye ibintu bigende neza. So urakoze cyane rero nibutsa abanyarwanda mwifuza kwamamaza mudoma ku 0783012960 cyangwa muri bizo nimero zipininze hasi abarizo muhamagaraho maze tubamamarize ibintu bisho kugenda neza. Nawe wifuza kudutera inkunga mu buryo bwo bwose yabo bw'ubujyanama n'ibindi bintu bigiye bitandukanye byandike muri comment maze natwe tugende tubikosora.